Twongeye kubasuhuza rero nshuti bakunzi b'ibiganiro bya Badro New. Uyu munsi ngira ngo mwabibonye ko aribwo hagiye hatangazwa amakuru agiye atandukanye ku binyamakuru bikomeye cyane avuga ko uno mupfumu witwa Sarongo wo mu ntara y'Iburasirazuba yaje kuba yatabwa muri yombi, ariko nanone iperereza riracyakorwa ngo harebe mu by'ukuri ibintu yaba akurikiranyweho koko niba ari ukuri, kuko RIB yari imaze igihe kitari gitoya igenzura ibyo akora cyangwa se imiti atanga ku bantu biba bivugwa ko abavura ngo bagakira. RIB rero yari imaze igihe kitari gitoya igenzura ibi bintu byose kugira ngo ibashe kuba yamuta muri yombi. Rero ku itariki 5 nibwo yaje kuba yatabwa muri yombi akurikiranyweho ibyaha birimo kuba yarihesheje ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, kubeshya abantu ndetse no kubahereza imiti ngo iravura kandi indwara mu by'ukuri aba ababeshya ko uwo muti uvura atariyo. Rero RIB hakurikijwe igihe yari imaze igenzura imiti ya Sarongo, yaje kuba yamenya ko rero Sarongo mu by'ukuri ibyo akoresha byose nta kuri kuba kubirimo. Rero iza kuba yamuta muri yombi bitewe n'uko uyu Sarongo yagiye agaragaza ko ari we muganga ukomeye cyane mu gihugu kurusha abandi, cyangwa se ari we mupfumu ukomeye cyane. Akomeza kugaragaza ko abantu bo hanze, bo mu bihugu byo hanze baza kumushimira bitewe n'uko ngo yabavuye bagakira. Yagendaga ajya ku binyamakuru bigiye bitandukanye nka BTN TV, iyi ni televiziyo ikomeye nayo cyane hano mu Rwanda, ndetse akagera no ku mbuga nkoranyambaga abantu bakirirwa bamwamamaza ko ari we muganga ukomeye kurusha abandi, bitewe n'uko nyine akora ibyo ngibyo mvuze haraguru byo gutanga imiti akagenda yihereza buri umwe urwaye, ariko nanone iyi miti akaba aca amafaranga menshi kugira ngo mu by'ukuri abe yakuvura. Rero uyu nguyu akaba afungiye hariya i Nyamata rwose hafi n'ahangaha nyine kwa Sarongo, afungiye mu Bugesera hariya i Nyamata, n'ubundi ni hafi yiwe neza neza. Kuva aho afungiye ugera iwe nta gihe kinini byagutwara, urumva ko ni hafi, ntabwo bigeze bamujyana nk'ahakomeye cyangwa se aho bafungira abantu baba bakomeye ari ibikomerezwa, cyane ko n'uyu nguyu ni igikomerezwa, arakomeye bitewe n'uko afite amafaranga atubutse agenda ahabwa cyangwa se agenda akura muri aba baturage ababwira ko ari umuganga ukomeye ndetse ngatanga n'urubyaro. Ariko benshi bagiye bareba cyangwa se abagenzura bagiye bareba bagasanga uyu mugabo mu by'ukuri ntago atanga urubyaro, ahubwo urubyaro rutangwa n'Imana. Nta muti n'umwe ubundi uhari utanga urubyaro ku bagore batabyara, ariko ntabwo byumvikana uburyo umuntu ashobora kuvuga ngo atanga urubyaro ku bagore barubuze. Abaganga bundi bagiye batandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, leta yagiye igaragaza nk'abantu bagenda bakora ubutekamutwe ngo bavura abantu kandi mu by'ukuri babeshya. RIB rero iza kubagaragaza, cyangwa se ikigo gishinzwe kugenzura imiti n'ibiribwa mu Rwanda kiza kubafatira ibihano bano baganga cyangwa se bano bapfumu. Iki kigo kibabwira ko bagomba gufunga aho bakorera cyangwa se bo ubwabo bagatabwa muri yombi. Abataragiye babyubahiriza ngira ngo mwarabyumvise ko bagiye babata muri yombi bitewe n'uko batumvaga ibyo babwirwaga. Ni nayo mpamvu rero igenda ituma leta y'u Rwanda igenda igenzura aba bantu bose birirwa bakwirakwiza imiti babeshya abaturage ko batanga imiti ikomeye cyane ndetse nakiza abantu, ariko mu by'ukuri abo bantu bahaye imiti ntibaze kuba bakira. Rero mu by'ukuri bitewe n'uko leta yacu iba yita ku baturage cyangwa se ibitwitaho mu buryo bugiye butandukanye, bikanagaragarira ijisho, yaje kuba yagenzura isanga mu by'ukuri Sarongo nta muti atanga wizewe, ku buryo iyi miti ye yakanzurwa nk'iyujuje ubuziranenge koko mu by'ukuri. Ariko hari n'andi makuru avuga ko mu byo akekwaho harimo no kuba yaragiye akoresha inyandiko mpimbano, no kuba agenda akoresha inyandiko zitandukanye kugira ngo abashe kubeshya umuntu agiye kuvura mu by'ukuri. Rero ndagushimiye cyane niba wabashije gukurikira iki kiganiro ukaba ukigejeje hano, cyangwa se aya makuru nakugezagaho. Njyewe nitwa Hirwa Kennedy, ndagushimiye cyane. Imana ikomeze ikumpera umugisha, ariko nyamuneka
ntiwibagirwe gukanda subscribe kugira ngo tuzabane no mu bindi biganiro by'ubutaha. Amakuru asohoka mu bitangazamakuru yo aba ari akagaruka umunsi ku wundi. Ndagushimiye cyane rero, Imana iguhe umugisha.